Abakunzi ba Rabora TV tugize umugisha wo kongera kwakira Pasiteri Mudagiri nk'uko mumenyereye atugezaho ijambo ry'Imana akatugezaho n'inyigisho zitandukanye. Uyu munsi rero aje kutugezaho igice cya kabiri cy'ihema ry'ibonaniro. Reka tubanze tumwakire abasuhuze. Murakoze cyane abatwumva mwese aho muri turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami. Ngaho reka twiragize Imana, turagize Imana muri iki kiganiro. Uwiteka mwami Imana yacu duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye no munsi y'ubuntu bwawe, tugushimira ibyiza byose uje tubwirira buri munsi. N'uyu munsi turagushimira igitondo cyiza waduhaye ndetse kirimo umucyo mwiza. Tugushimiye kandi kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ryawe n'abakunzi bawe, ari abari hafi ari n'abari kure. Turagushima kuko ijambo ryawe warigeneye imiryango yose yo ku isi n'abo waremye kugira ngo bumve icyo ushaka kuvugana nabo. Natwe turagusaba bagiye kuvuga ijambo ryawe mwami, ntabari twe ariko reka izina ryawe abe ari ryo rihabwa icyubahiro. Turagushimiye kuko twumvise kandi tugushimiye kuri kumwe natwe kubwa Yesu. Amen. Hari abantu baba bakubonye ari bwo bwa mbere, turagira ngo ubanze ubibwire kugira ngo utangire. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mudagiri Tabazi Noah, bakunze kubivuga mu Gifaransa Noe. Ayo niyo mazina yanjye. Ndi umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nkorera umurimo w'Imana hariya Kacyiru muri ADPR muri Kanserege. Murakoze cyane nk'uko nari mbabwiye, ndi umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko kandi uruhukiye ahantu akora umurimo w'Imana avugana ijambo ry'Imana. Kuri ubwo ndabasuhuje bene data muri Kristo Yesu. Ngaho rero tugutegerejeho igice cya kabiri. Abantu bakunze ukuntu wigisha ihema ry'ibonaniro, bagiraho n'ibyifuzo byinshi, baravuga ati rwose tubonye inyigisho nzima. Ikindi abasaza badagishobora kujya ku rusengero ariko babona YouTube, baravuze ati rwose uyu musaza Imana imuhe umugisha, arakoze cyane. Ngaho rero tugwaye akanya kugira ngo utugezeho n'ikindi gice cya kabiri cy'ihema ry'ibonaniro. Barakoze cyane n'abo basaza aho bari hose, batwifurije umugisha w'Imana, ndetse n'abandi bose bajya kutwumva batari banatwumvise n'ubundi, ariko tubifurize umugisha w'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ku byerekeranye n'ihema, tuganira igice cya kabiri. Ariko reka mbanze mbabwire kuko ihema n'inyigisho zigazutse cyane mu buryo tuzazihina yenda tukavuga ibice nka 3 cyangwa 4, ariko uyu munsi turavuga igice cya kabiri. Mbere y'uko twinjira mu gice cya kabiri, nashakaga kugira ngo ntange reviziyo gatoya ku byerekeranye igice cya mbere twaganiriyeho. Twavuze yuko ihema ry'ibonaniro nta ruhare rw'umuntu rwabayemo, kuko n'Imana yonyine yabitegetse umugaragu wayo Mose, iramubwira ngo nibayiremere ubuturo kugira ngo ize iture hagati muri bo. Kandi igitangaje ni uko Imana yonyine ubwayo ariyo yabisabye, kandi ijya kuvuga nk'aho aho batangirira n'aho Imana itura. Bivuga iki? Bivuga kuko mu buzima bw'umukristo, mbere y'uko dukora n'ibindi byose, ariko dukwiriye kubanza tukabonera Imana ubuturo, aho Imana itura, aho Imana igendera hagati muri twebwe. Yabwiye Abisirayeli irababwira ngo muri mwe niho nzatura kandi muri mwe niho nzagendera. Irababwira ngo kandi ngo mubikore mukurikije icyitegererezo mwabonye kuri wa musozi. Twavuze yuko ihema ry'ibonaniro ni foto y'ihema ry'ijuru, kuko Imana yaryeretse Mose ku musozi, ariko iramubwira ngo agende abikore akurikije icyo gishushanyo yaboneye kuri uriya musozi. Kuri ubwo rero ihema ni ifoto y'ihema ry'ijuru. Icyo gituma rero navuze ngo ifite inyigisho zigazutse, ariko kandi tugenda tuvugaho ibice. Twavuze kuko ihema rigizwe n'ibice 3. Igice cya mbere cyitwa urugo rwo hanze, kandi urwo rugo rwo hanze uyu munsi
nirwo turi buganireho. Tuvuga igice cya kabiri kuko igice cya kabiri ari ahera, tuvuga igice cya gatatu kuko ari ahera hahera, cyangwa mu kindi kinyarwanda bavuga ngo ahera cyane. Hari n'abavuga ahera hahera cyangwa ahera cyane. Tubaye tuvuga mu byerekeranye n'urugo rwo hanze, dushobora kubona kuko urugo rwo hanze hari ibishushanyo dushaka kugira ngo tuvuge cyangwa se uko twabigereranya. Urugo rwo hanze rugaragaza umuntu uyu tubona agizwe n'ibice bitatu, nk'uko ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu, n'umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice bitatu, ndetse n'ubumana bwonyine ubwabwo. Ubumana nabwo ubwabwo bwonyine buri mu butatu, kandi ubutatu bwera. Usibye ko bwo ubutatu bwabyo budashobora gutandukana, ariko ni ubutatu buri hamwe butabona uko butandukanye. Bivuga ngo ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Umubiri w'umwana w'umuntu nawo ugizwe n'ibyo bice bitatu, ugizwe n'umubiri, ugizwe n'ubugingo, ugizwe n'umwuka. Kandi ibyo bice ko ari bitatu twabigereranya n'ihema, twajya gusanga bisa n'ihema. Ikindi ihema dushobora kuregereranya n'ibihe. Muri iki gihe dushobora kuvuga ngo urugo rwo hanze rugereranywa n'isezerano rya kera. Urugo cyangwa se ahera dushobora kuhagereranya n'itorero. Ahera hahera dushobora kuhagereranya n'isezerano rishya, cyangwa se isezerano rishya Yesu, kuko niho hatubwira ukuntu umutambyi mukuru yatwinjiriye ahera hahera cyane. Mu buryo nari mvuze, uburyo bw'ubugingo, urugo rwo hanze rumeze nk'umubiri, ahera hameze nko mu bugingo, ahera cyane hameze nko mu mwuka. Ni nacyo gituma tubirebye nabyo dushobora kubona ngo ese urugo rwo hanze ni iki? Urugo rwo hanze ni ubwami bwo mu isi, aho Yesu yatanze ubugingo bwiwe ku musaraba. Ahera se ni iki? Ni itorero ry'iwe yaremye. Ahera hahera ni mu ijuru mu bwami buzaza. Ibyo bice rero ko ari bitatu, ngira ngo tubitambuke kugira ngo tuganire igice cyacu cya kabiri turi buganireho uno munsi. Uno munsi turaganira urugo rwo hanze, tuvuge n'ibyari birimo n'icyo bitubwiye icyo ari cyo. Dusomye hano mu gitabo cyo Kuva ibice 27 umurongo w'9. Igitabo cyo Kuva ibice 27 umurongo w'9, ndetse no mu bice 38 umurongo w'9 ukageza ku murongo wa 19. Hatubwira ukuntu Imana yabwiye Mose uko bazubaka urwo rugo n'ibyo bazarwubakisha. Bibiliya iratubwira ngo Imana yaramubwiye ngo bazarwubakishe ibiti. Muri za Bibiliya yera zivuga ngo bazabyubakishe ibiti by'umushita. Ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana niho haratubwira ngo bazabwubakishe ibiti by'iminyinya. Urumva rero muri za Bibiliya za kera cyangwa se Bibiliya yera ivuga igiti cy'umushita. Ugiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga umunyinya. Icyo giti cy'umunyinya kubera iki ari cyo cyatoranywe? Kandi n'Imana yagitegetse Mose, yaramutegetse ngo agende azubakishe iryo hema, aryubakishe igiti cy'umunyinya cyangwa igiti cy'umushita. Niwumva mvuga igiti cy'umushita uzumenya neza ngo ni igiti cy'umunyinya. Icyo giti cy'umunyinya kubera impamvu zo kuramba kwacyo no kutabora kwacyo vuba, nicyo cyatumye Imana ibategeka ngo urwo rugo rwo hanze bazarwubakishe ibiti cyangwa se imbaho z'umunyinya cyangwa imbaho z'umushita. Imana ibabwira n'ubugari bwarwo ukuntu ruzaba rungana nuko ruzaba rureshya. Nicyo gituma tubisoma hano, haratubwira ngo muzubake iryo hema, urugo rw'imyenda iboshwe mu budodo bw'umweru bukaraze, umwenda wo mu nkike yo mu ruhande rw'amajyepfo, uzaba ufite uburebure bwa metero 44. Muzawumanikishe udukonzo n'udukondo tw'ifeza ku nkingi 20 zishinzwe mu birenge 20 bicuzwe mu muringa, n'uwo mu nkike yo mu ruhande rw'amajyaruguru
muzabigenze bityo. Umwenda w'inkike yo mu ruhande rw'iburengerazuba uzaba ufite uburebure bwa metero 22, kandi muzawumanike ku nkingi 10 zishinzwe mu birenge 10. Inkike yo mu ruhande rw'iburasirazuba nayo izaba ifite uburebure bwa metero 22. Umwenda wo ku nkike yo haruguru y'irembo uzabe ufite uburebure bwa metero 6. Uzaba ufite uburebure bwa metero 6 n'igice, kandi muzawumanike ku nkingi 3 zishinze mu birenge 3. Reka dusome no mu Kuva ibice 38 umurongo w'9. Naho haratubwira ngo bakora n'ibyo kubaka urugo, baboha imyenda mu budodo bw'umweru bukaraze. Uwo mu nkike yo mu ruhande rw'amajyepfo wari ufite uburebure bwa metero 44. Bawubarize inkingi 20, bazicurire ibirenge 20 mu muringa, bacura mu ifeza udukonzo n'udukondo two kuwumanikisha. N'uwo mu nkike yo mu ruhande rw'amajyaruguru babigenza batyo. Narimbuze ngo Imana yabwiye Musa umugaragu wayo, iramubwira ngo azabwire Abisirayeli nibajya kurema ubwo buturo bwera bazabubarize ibiti by'imbaho z'umushita cyangwa z'umunyinya, ariko kandi ngo bawusakaze imyenda nayo ifite amabara atandukanye. Yaravuze ngo bazagira imwe y'amabara y'imyeru, bagire n'andi y'amabara y'imihemba, bagire n'andi y'imikara y'akabayonga, ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho hayita ngo ni amabara y'isine. Ngo bazagire n'umuhemba ndetse n'umuhengeri. Urumva yari amabara ane. Ayo mabara agira icyo atwigisha. Atubwira iki? Atubwira ijuru, ubwiza bw'ijuru. Umuhengeri utubwira iby'ubwami. Umuhemba ni imyenda itukura, itwigisha iby'amaraso. Iyi myenda y'imikara nayo itwereka ubwiza bw'ikirere cy'ijuru. Ikirere cy'ijuru kitarimwo ibicu kigaragaza neza ubwiza bw'ijuru. Iyo myenda rero niyo yababwiye ngo nayo izasakare ubwo buturo. Amaze hanyuma yabwo aza kuvuga ngo nibamara kurisakara, bamaze kurigira neza, bazasiga irembo kugira ngo abantu bose baje binjiramo. Twagiraga ngo tuvuge gatoya, ese iyo binjira muri iryo rembo baryinjiramo bagira bati, cyangwa se iryo rembo bitubwiye iki? Dusoma ijambo ry'Imana rikatubwira ngo bazinjire mu marembo bashima bahimbaza Imana. Kubera iki? Kubera kuko umuntu yari yarakiraniwe aracumura imbere y'Imana, asa naho abaye igicibwa, ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana, hari ibintu bibiri Imana yerekeye Mose hejuru ya wa musozi. Ubwo yari agiye kuri urya musozi, yamuhereyeyo ibisate 2 by'amategeko. Kandi amategeko Imana ibona kuko abantu n'abanyentege nke ntabwo bazayihanganira, nta nubwo bazayashobora. Bituma Imana ibahereza ikindi kintu. Niho yabahaye iyi pura y'ihema, kugira ngo noneho umunyabyaha azabona aho anyura ajya kwegera Imana yiwe. Kandi Imana ni Imana ki? Ni Imana ni yera. Ubwo ari yera, n'abayegera nabo bakwiriye kuba bejejwe. Kandi hari kondisiyo zisaba cyangwa se hari ibisabwa kugira ngo umuntu yinjire cyangwa se agere aho mu ihema ry'ibonaniro. Narimvuze ko Imana niyo yatanze uburyo bwo kuryubaka. Noneho bakinjira muri ririya rembo, ngo mwinjire mu marembo mushima. Ibyo tubisanga muri Zaburi, iratubwira ngo mwinjire mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza. Abantu binjiye muri iryo rembo bari bakwiriye kwinjiramo banezerewe bishimye. Bamara kwinjira bagasangaho ikintu cya mbere twita ngo ni igicaniro cyo koserezaho ibitambo, cyangwa se ni igicaniro cyatambirwagaho ibitambo. Nk'uko tubibona cyangwa se nk'uko tubyumva, ijambo ry'Imana ryatubwiye aho mu Kuva ibice 38 umurongo wa mbere ukageza ndetse no ku murongo wa 7, hatubwira ukuntu urwo cyangwa se icyo gicaniro ukuntu cyari cyubatse nuko bagiteguye. Nacyo bacyubatse muri bya biti by'imbaho z'umushita cyangwa se z'umunyinya.
hanyuma yabwo bajya kukiyagirizaho imiringa. Imiringa itubwira iki? Imiringa itubwira urubanza, turajya kubisubiramo nyuma yabwo, ariko reka tube tuvuze ngo imiringa itubwira urubanza. Ni ukuvuga rero kuko iki gicaniro cyangwa se les auteurs de Holocauste mu Gifaransa niko babivuga, twe mu Giswahili tuvuga ngo ni madhabahu ya shaba. Aho kuri icyo gicaniro cy'imiringa ngaho rero aho abantu batangiraga ibitambo byabo, aho niho tusa nk'abatinda bukeya, ariko nabwo ntituhatinda cyane kubera yuko twihuta kugira ngo tugere no kugikarabira. Nari mvuze ngo Imana yababwiye ukuntu bacyubaka, irababwira ngo bazakibaze mu mbaho z'umunyinya, kandi ngo nibamara bagishinge aho hantu ku irembo ryo mu rugo rwo hanze, kugira ngo umunyisirayeli wese uza kwinjira nagera iruhande rw'icyo gicaniro yibuke yuko atagomba kwinjiraho afite amaboko masa gusa, ariko akwiye kuhinjira afite igitambo, kandi igitambo kigira igitambo gitambirwa ibyaha byiwe. Yamara rero kuhagera afite na cya gitambo cye, akazana ibiganza byiwe, niba ari isekurume y'ihene, niba ari iy'intama, niba ari inka, akarambika ibiganza byiwe hejuru ya cya gitambo cyiwe agiye gutamba. Hanyuma yabwo akavuga iki? Akavuga ibicumuro byiwe yakoze byose. Akabakoze iki? Akaba aravuze ngo niyunze n'iki gitambo cyanjye kubw'ibyaha byanjye nakoze n'ibicumuro byanjye, nari nkwiriye urupfu, ariko noneho hari iki gitambo cyanjye ntambiye Imana, kandi muri iki gitambo ibyaha byanjye byose n'ibicumuro byanjye byose mbishize muri iyi ntama, cyangwa se muri iki kimasa, cyangwa muri iyi numa, cyangwa kuko batambaga n'inuma. Noneho akavuga ibicumuro byiwe, ya nyamaswa, ubugingo bwa ya nyamaswa bukaba buzize ubugingo bw'umwana w'umuntu. Noneho rero kuko buzize ubugingo bw'umwana w'umuntu, cya kimasa cyangwa ya hene cyangwa ya ntama akayica wenyine ubwiwe, akayiyica ubwiwe. Yamara kuyica, noneho hanyuma yabwo inyama zayo nizo batwikiraga kuri cya gicaniro, bakazitwika bakazitamba, kikaba igitambo cyemewe imbere y'Imana. Reka mbabwire bavandimwe, hari ibintu Imana yakoze bitangaje, kandi ngo bakizanaga bakibohesheje imigozi. Tubisoma muri Zaburi 118 umurongo wa 27. Zaburi 118 umurongo wa 27 iratubwira ngo koko uhoraho Imana, aho nsomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, koko uhoraho Imana yaturebanye impuhwe, nimuzane igitambo cy'umunsi mukuru mukiziritse, nimukizane mugishyire hagati y'amahembe y'urutambo. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana cya gicaniro cyo koserezaho ibitambo ibo bakise ngo ni urutambiro. Noneho rero mwumve ukuntu Imana ivuga. Imana iravuze ngo koko uhoraho Imana yaturebanye impuhwe. Imana yatugiriye imbabazi kandi zitangaje. Imana iturebana imbabazi zatumye itwereka ngo hari inzira yo kwegera Imana, kandi iyo nzira ni iyihe? Nuko umuntu atanga igitambo cye, ngo akizana ati akiziritse n'imigozi yiwe, amaze akizirikire he? Akizirikire kuri ya mahembe ya cya gicaniro, ya mahembe ya cya gicaniro, kuko cya gicaniro cyari gifite amahembe ane. Aya mahembe ane, abiri yari mu mutwe, ayandi abiri yari mu wundi mutwe. Noneho rero bakazana cya gitambo bakakizirikana ya migozi, bakagitambira ha hantu tikishaganya nta kundi kigira. Iyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Imana ishimwe cyane, haratubwira ngo Yesu Kristo ubwo yitangaga ngo yari ameze nk'intama ijyanywe gukemura ubwoya, ngo ntiyigeze ataka, ntiyigeze agira icyo avuga, ariko ahubwo yasutse ubugingo bwiwe ku bushake bwe. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ho haratubwira ngo Yesu wenyine ubwiwe yarabivuze, yaravuze ngo mfite ubutware bwo gutanga ubugingo bwanjye, kandi ngo ndabutanga ntawe ubunyatse, ariko njyewe nyine ubwanjye ndabutamba kugira ngo mbutambe ku bwa benshi, ngo mfite imbaraga zo kubutamba, mfite n'imbaraga zo kubusubirana. Ubwo ni urukundo rutangaje, urukundo rutagira akagero, urukundo tutabona uko tuvuga. Nirwo Pawulo yavuze ngo ni urukundo ngo rutamenywa, ariko ni urukundo rukomeye, ni urukundo rutangaje Imana yadukunze. Itanga iki? Ubugingo bwa Kristo Yesu buzitamba kubwo abanyabyaha, kandi buzitamba kubera iki? Buzitamba kubera ibyaha, buzitamba kubw'urukundo rwe, buzitamba
yikoreye ibyaha byacu. Nababwiye ngo icyo gitambo nyiri kugitamba yakoraga iki? Yazanaga ibiganza byiwe akabirambika mu mutwe wa cya gitambo cye, akavugiramo ibicumuro bye, noneho kirya gitambo kikaba gitanzwe ku bwabo. Reka mbabwire ngo iyo tugeze kuri iki gicaniro cyo kosorezaho ibitambo, nta kindi tubona umusaraba wa Kristo. Pawulo yandikiye ab'Ikorinto arababwira ngo umusaraba wa Kristo kubarimbuka n'urupfu, ngo ariko kubakizwa niyo mbaraga y'Imana. Imana ntiyabonye ko hari ahandi yazanira agakeza k'abana b'abantu, nta handi yagategurira, ariko igategurira mu mwana wayo uzitamba nk'igitambo. Nicyo gituma dushobora kubona na ruriya rugero rwa Isaka na Abrahamu. Imana yabwiye Abrahamu imugerageza nubwo yari umukozi wayo w'igihe kirekire, ariko iramubwira ngo noneho icyo ngusaba igitambo. Birashoboka, birasa nkaho kandi biragaragara. Abrahamu yatambye ibitambo byinshi cyane kandi byanyuze Imana, byanyuze umutima w'Imana. Ariko umunsi umwe Imana iramubwira ngo noneho ibyo bitambo ntabyo nkeneye, ariko nkeneye umwana wawe. None uwo mwana wawe kandi umwana wawe w'ikinege, cyongeyeho umwana wo mu busaza. Imana iramubwira ngo ugende umutambe kuba igitambo. Baragenda, bageze mu nzira, Isake abaza ise, aramubaza ati ko mbona dufite inkota tukagira n'umuriro, ariko se umwana w'intama tujya gutambira Imana uri? Biragaragara kuko na Isaka ubwiwe yarazi ibitambo, yarazi ukuntu bajya babitambana se. Ariko noneho bagiye Ese aramubwira ngo Uwiteka ari bwirongere. Ibyo tubisoma hariya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22, aho bari ko bajyana na Isaka bagenda baganira, amubaza ko bari buje kubona igitambo. Ariko Abrahamu amwerurira amubwira ngo Uwiteka ari bwirongere, ndetse agera amubwira ngo ku musozi w'Uwiteka kizahaboneka. Hari icyo Imana yaduteguriye ku musozi wayo wera, yaduteguriye igitambo kizima, igitambo gikomeye, igitambo gikuraho ibyaha mu mubiri wa Kristo Yesu. Nicyo gituma rero iyo tugeze aha iruhande rw'igitambo, tureba ukuntu abatambyi batambaga ibyo bitambo bakaza kubyosa, dusanga ukuntu Yesu yitambye nk'igitambo kizima gihagije. Mu rwandiko rw'Abaheburayo haratubwira ngo niwe wabaye igitambo kizima gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibice 9 n'umurongo wa 11 ugakomeza, haratubwira ngo niba amaraso n'amazi n'ivu ry'inkayiriza ngo byari bihagije gukuraho imyanda y'umubiri, kanswe amaraso ya Kristo utagira inenge, ngo ntazarushaho kutwezaho ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, ntazarushaho kutwezaho n'imirimo ipfuye. Kristo rero yitanze nk'igitambo kizima gitambiwe i Golgotha. Twavuze ngo icyo gitambo cyari gikwiriye kuza kiziritse n'imigozi. Reka mbabwire bavandimwe, ntabwo ari imigozi yafatiye Yesu hejuru y'umusaraba, nta nubwo ari imisumari yafatiye Yesu hejuru y'umusaraba, kuko iyo yari afite n'umwanya aba yarayiyatse. Ubaye ngureba harya babambuzi bamubwiraga, umwe yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana wikure ku musaraba maze natwe udukize, ariko mugenzi we yaje kumucyaha. Nyamara reka dukurikiraho, iyo hataba kubw'urukundo, iyo misumari ntabwo yari gukomereza Yesu ku musaraba. Ariko icyakomereje Yesu ku musaraba ni urukundo rutagira akagero. Kandi aho ku musaraba hari ibintu Imana yakoze. Ijambo rya mbere, Yesu yikoreye urubanza rwacu. Navuze ngo igicaniro cy'imiringa, imiringa isobanura iki? Isobanura urubanza. Ariko noneho urubanza rwacu twari dukwiriye gucirwa, Yesu yararwikoreye adukuraho urwo rubanza. Abaroma ibice 8 umurongo wa mbere haravuga ngo noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka ryatubatuye ku itegeko ry'icyaha n'urupfu. Umva agaciro gakomeye cyane ku musaraba, niho Yesu yarangirije byose. Ku musaraba Yesu niho yikorereye ibyaha byacu, ku musaraba niho yabirangirije byose. Noneho atubwira iki? Aravuga ngo ku musaraba umwana w'umuntu yarababariwe, umwana w'umuntu yarababariwe. Ni nacyo cyatumye ari hejuru y'umusaraba arangurura ijwi rirenga, aravuga ngo Data, noneho birarangiye. Ubundi kandi yarasenze isengesho rivuga ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Umva, nicyo gituma twasomye hariya mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ijambo ry'Imana rikatubwira mu Bakorinto igice cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo Imana ntiyigeze yishimira yuko batuye isi bakizwa n'ubwenge bw'isi, ariko ngo Imana yishimiye yuko batuye isi bakizwa
bakizwa n'ibipfu by'ibibwirizwa. Ibipfu by'ibibwirizwa ni ibihe? Nuko umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa niho hari imbaraga y'Imana. Ubundi kandi kubakizwa niho hari ubwenge bw'Imana, ubwenge bukomeye, ubwenge buhanitse bw'Imana, Imana yagaragarije ku musaraba. Nari mvuze ngo ku musaraba niho twababaririwe ibyaha byacu, ku musaraba niho Satani yatsindiwe, ku musaraba niho urwandiko rw'imihango rwaturegaga Yesu yarudukujeho ku rubamba. Iyo dusoma mu Bakolosayi ibice 2:14 haravuga ngo rwa rwandiko rw'imihango rwaturegaga ngo yarudukujeho ku rubamba, ngo agira ati ngo ahemura abatware n'ingabo z'umwijima, azihemura hejuru kubw'umusaraba, arazivuga. Kubera iyo mpamvu umusaraba wahemuye Satani, umusaraba niho Satani yatsindiwe kandi yaratsinzwe by'ukuri. Nubwo uyu munsi tubona imirimo yiwe, ariko Bibiliya iratubwira ngo yaje kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Ku musaraba yamunyaza ubutware, amunyaga ubushobozi, amunyaga aramuhemura, aranamwivuga hejuru kubw'umusaraba. Ikindi cya gatatu cyongeyeho, ku musaraba niho Imana yanezerewe, niho Imana yishimiye, niho Imana yanyuzwe, ivuga kuko ibonye noneho igitambo gihagije kandi gikuraho ibyaha. Usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya bya bice 53 urasanga hatubwira ngo mwikubitwa rya Yesu, mwibabazwa rye, umubiri wiwe uhawushanyagurwa, ngo nibwo Imana yumvise kuko inyuzwe. Hari umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo munsi y'umusaraba niho nturiteka, aho kandi ngo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba Yesu abambwe, ari nje apfiriye. Ku musaraba niho byose byarangiriye. Kubera iyo mpamvu tugere ku gicaniro cyo koserezaho ibitambo, niho dusanga igitambo kizima cya Kristo cyatambwe rimwe kikaba kirahagije kugeza iteka ryose. Iyo tuvuye kuri icyo gicaniro cyo gutambiraho ibitambo, dushika ku kindi kintu cya kabiri twita igikarabiro. Igikarabiro mu Giswahili bakita brika la shaba. Aha hantu muri ko mureba, aha murahabona haragaragara ni igicaniro. Abatambyi bahaye bagira gute? Abatambyi bahaye batwika za nyama za bya bitambo. Niho imibabaro myinshi, imibabaro itangaje Yesu yagize hariya ku musaraba. Ku musaraba niho yavugiye ngo Eloi Eloi lama sabachthani, Mana yanjye niki kikundekesheje. Nta kindi kigeze gituma Yesu atandukana na se keretse wa mwanya ari ku musaraba amaze kwikorera ibyaha by'abari mu isi, kuko Imana ari yera, imutera umugongo, aravuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Ariko ajya gusoza aravuga ngo mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Yarazi ko mu maboko y'Imana niho hari byose, niho hari ubuzima bwe, niho abikije ubugingo bwiwe. Niyo mpamvu yatumye babwira ngo iyo tugeze mu irembo ry'ihema tuza dushima Imana, kubera agakiza gakomeye, agakiza gatangaje twaherewe ku musaraba. Noneho rero twavaho ku gicaniro, cyangwa se igicaniro cyo koserezaho ibitambo, cyangwa kuko twabisomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ni urutambiro. Noneho tukaja ahandi twita ngo ni igikarabiro. Ndetse mu gihe cy'ingoma ya Salomo ibo bakise ngo ni inyanja y'imiringa. Turaza kubigeraho mbabwira impamvu yatumye babyita inyanja y'imiringa. Igikarabiro tubisoma hariya mu Kuva ibice 38 umurongo wa 8, ndetse no mu Kuva 23 ndetse na 25 dusanga ukuntu Imana yababwiye bazarema icyo gikarabiro. Urumva umutambyi avuye ku gicaniro cyo koserezaho imibavu yabaga afite imyanda agomba gukaraba, agakaraba amazi meza, ndetse muri ayo mazi amaze kuyakaraba kugira ngo habe n'Imana yonyine ubwayo. Imana yonyine ubwayo iri mu butatu bwayo bwera. Ubwo butatu bwayo bwera budatandukanywa n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Mvuga yuko ahera hagereranywa n'ubugingo, ubundi kandi hakagereranywa n'itorero, ubundi kandi hakagereranywa n'isezerano rishya. Ahera cyane navuze yuko hagereranywa n'umwuka, ubundi hakagereranywa n'ijuru, ubundi hakagereranywa n'ubwami buzaza.
ubwami buzaza buhe bwo mu ijuru bufite ubwiza buruta ubw'amami yose tubona hano ku isi. Tugiye rero kwinjira tuganira hejuru y'igikarabiro nk'uko nari nabivuze nanone, reka nongere mbivuge nitonze kugira ngo abanumva baba bari hafi baba bari kure bumve icyo tugiye kuganiraho. Navuze yuko mu rugo rwo hanze hari ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyari igicaniro cyo koserezaho ibitambo, ari rwo twavuze mu ijambo ry'Imana hita urutambiro. Ibyo bintu rero urutambiro ni rwo rwabanzaga, hanyuma yabwo hakaza igikarabiro. Icyo gikarabiro bakacyita iki? Bakacyita igikarabiro cy'imiringa. Igikarabiro cy'imiringa narimo mvuga ngo niyenda ndabona ifoto yabyo, ariko n'ubundi baza nayizanye hano. Iyi ni ifoto twifotoreje muri Israel muri 2004 turi ku musozi witwa umusozi wa Komurani. Ahangaha mwari ko mubona cya gicaniro twari ko tuvuga. Iki nicyo gicaniro batangiragaho ibitambo. Aha murabonaho akandi kantu, iki nicyo cyitwa igikarabiro. Murumva namwe hano ku ifoto ni gatoya, ariko kandi cyabaga ari kinini. Iki gikarabiro rero tugiye kuganira ibintu byari bigikozwemo, hanyuma yabwo tuganire icyarimo indani, icyarimo imbere. Hano muri iki gicaniro cyo koserezaho imibavu, imbere nta kintu kirimo, gusa hariya hejuru niho hasa na hari umutemeri, hakaba na ya mahembane navuze yazirikirwagaho igitambo bakizirikishije imigozi. Murabyibuka neza ko nari maze kubabwira ngo Yesu ntabwo ari imigozi yamufatiye ku musaraba, nta nubwo ari imisumari, ariko icyamufatiye ku musaraba icyamukomerejeho ni urukundo rw'Imana rutagira akagero. Hano ho noneho tugiye kuganira icyo twita ngo ni igikarabiro cy'imiringa. Nari maze kubabwira ngo iki gikarabiro cy'imiringa ahandi muri Bibiliya bitubwira ngo ni inyanja y'imiringa. Murumva ko igikarabiro n'inyanja biratandukanye cyane, kuko imigisha y'Imana itangira buhoro, ari mikeya. Nimuzijya gusoma no muri Ezekiel ibice 47 murasanga ukuntu Imana yamubwiye ngo bamugere mikono 1000 igera mu bugombambari, bamugera imikono 1000 igera mu mavi, bamugera imikono 1000 igera mu rukenyerero, bagera imikono 1000 ngo ageraho umugezi uba munini utakwambikwa n'abanyamaguru keretse abazi koga. Nicyo gituma rero n'ubundi tugiye kuganira hejuru y'igikarabiro, turebe cyakozwe n'iki, cyakozwe muki. Cyitwa ngo ni igikarabiro cy'imiringa. Igitabo cyo kuva ibice 38 umurongo w'8, ndetse ushatse wabisoma no mu bami ba mbere ibice 7 umurongo wa 23 ukageza ku 26. Ibyo biratwereka igihe cya Salomo uburyo yagazuye, noneho yari amaze. Urumva ihema duhaye tuvuga, ihema duhaye twigisha ni ikintu bajyanye mu butayu, cyari ikintu cyimukana, kuko mu gice cya mbere navuze yuko ihema ni inzu y'impunzi, ni inzu y'abanomade, abantu b'abashumba bagenda bimuka buri gihe. Noneho rero bageze iwabo mu gihugu cyabo cy'amasezerano, ntabwo ryongeye kuba ihema, ahubwo bakijyanye mu rusengero. Bakigejeje rero mu rusengero, ibikoresho byacyo byose barabigazura. Salomo arabigazura kuko yari umunyabwenge, yari umuhanga utangaje cyane, kandi ubwenge bwiwe yabuhawe n'Imana. Ntabwo turi buvuga ubwo bwenge bwa Salomo, ariko n'ibyo bwakoze byonyine birabugaragaza kuko bwari ubwenge n'ubuhanga bukomeye. Igikarabiro rero cyacuzwe mu miringa, kandi iyo miringa yari ivuye he? Umuntu yakwibaza ute, se iyi miringa yavaga hehe? Reka mbabwire ngo Imana ibyo ikora biratangaje cyane. Abisirayeli babaye mu gihugu cya Misiri cyangwa cya Egiputa bakigiramo imyaka 430, kandi iyo myaka 430 bakoraga iby'agahato, nta guhembwa, ntibahembwaga, ahubwo mu cyimbo cyo guhembwa baranakubitwaga. Ariko bagiye gusohokamo, Imana ishimwe, uzi ko Imana igihemba igahemba ibiruta ibyo umuntu yahembye. Bibiliya iratubwira ngo Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo abwire Abisirayeli ngo nibajya gusohoka muri icyo gihugu, ngo buri muntu azasaba umuturanyi wiwe ikintu cy'ifeza, cy'imiringa, cy'izahabu, ngo icyo abona cyose agenda kimusaba. Bibiliya ikatubwira ngo bavuyeyo basa n'ababanyazi. Urumva
bafashe amateka bahembwa ibyo bari bakwiriye guhembwa kubera yuko babisabye barabyibuka. kandi ibyo nibyo bageze mu butayu batangiraho Imana. Muranibuka yuko no mu byago byabaye muri Egiputa icyo bavugaga, burya Farawo yabwiye Mose ngo se ni bande bazagenda. Mose aramubwira ngo hazagenda abantu bose, aramubwira ngo hazagenda abakuru ariko abana n'abagore bazasigara. Ibyo nabyo ntibyashobotse. Mose aramubwira ngo ntitwasiga abana ntitwasiga n'abagore. Nanone biraranda ageraho avuga ngo ubwoga bibaye gutyo musiga amatungo. Aramubwira ngo habe n'urwara rw'inka yacu ngaro uzasigara muri Egiputa, byose tuzabijyana kuko ari byo tuzatambiraho Uwiteka. Kandi urumva nibyo bagiye bakurwamwo ibyo bitabo. Noneho rero bageze mu butayu, ubwo bajyaga kubaka ihema ry'ibonaniro, abagore bari bafite imiringa barayitanga, bayitangaho amaturo. Ni nayo yakozemwo iki gikarabiro. Iki gikarabiro ubwacyo cyonyine ni ikirahuri cyerekana umuntu yagihagarara imbere ukabona hari umwanda. Hari ubonye hari umwanda imbere mu gikarabiro hakaba harimo amazi agira gute, amazi yoza imyanda y'abantu. Kubera iyo mpamvu rero igikarabiro cyari hagati y'ihema n'urugo rwo hanze, ni naho biyogerezaga, hanyuma yarwo bagakomeza imirimo yabo. Nari mvuze ngo ubundi kandi cyitwa, ndacyari hariya ku mazina y'igikarabiro, cyitwa igikarabiro cy'inyanja. Nari mvuze ngo ese imiringa cyangwa se igikarabiro cy'inyanja y'imiringa, nari mvuze ngo kubera iki cyitwa inyanja y'imiringa. Mu gihe Salomo yamaraga kubaka urusengero, yafashe noneho kirya gikarabiro agiramwo kimwe kinini, ikintu abantu bashobora gusukamwo amazi bakoga muri cyo, agira n'ibindi 10 byo gukarabiramo. Hari amateka atubwira yuko icyo gikarabiro bita ngo ni inyanja y'imiringa, ngo yajyagamwo amaritiro ibihumbi 40. Amazi urumva yari menshi, amazi amaritiro ibihumbi 40 niyo baswaga muri icyo bise ngo ni inyanja y'imiringa. Noneho bagaswamwo amazi. Ariko iyo dusoma handi haratubwira ngo mu gikarabiro ngo Imana ntiyashizeho urugero ngo ivuge ngo baje basukamwo amaritiro angana gutya. Oya, kubera iki? Reka tubisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 34. Murumva ukuntu Imana itanga imigisha yayo kandi kayitanga itayigeze. Ibice 3 umurongo wa 34. Haratubwira gutya ngo uwatumwe n'Imana avuga ubutumwa bwayo, kuko Imana itanga umwuka wayo itizigama. Ahandi ho haratubwira ngo itanga umwuka wayo itawugeze, tiwugera. Nicyo gituma hatabayeho ingero. Ibindi byose twari ko twumva bitubwira ngo bazagire metero 22 n'ibindi, metero 2, metero 4. Ariko hano ntiyavuze umubare ngo kuko Imana itanga umwuka wayo itawugeze, ahubwo iwutanga itimana, iwutanga ku bwinshi. Noneho rero iki gikarabiro cy'imiringa cyari mu iki? Cyari mu amazi agrate, amazi yoza imyanda y'abinjira mu ihema abagiye gukora umurimo w'Imana. Nicyo gituma ku batambyi hari ibintu bigera nko kuri 3 nashobora kuvuga. Umutambyi kugira ngo agere ahera cyangwa agera ahera hari ibintu 3 yabaga akwiriye gukorerwa. Ikintu cya mbere yabaga akwiriye kuba yogejwe yuhagiwe. Icya kabiri yabaga akwiriye kuba asize amavuta. Icya gatatu yabaga akwiye kuba yambaye imyambaro yiwe y'icyubahiro. Niho narivuze ngo umutambyi kugira ngo agere aho ngaho yarakwiriye kuba afite ibyo bintu uko ari 3. Reka mbivuge muri ubu buryo. Twebwe abana b'Imana, abakristo twogejwe n'iki? Ndaje kubigeraho mbabwire ngo se ninde utweza atweza iki? Turajya no kugera n'ahantu twibaza ngo se niki dukwiriye kwezwa. Iki gikarabiro reka mbabwire ngo iyo tugeze kuri iki gikarabiro dusanga hiki habanza umusaraba aho dukura ibyaha byacu. Icya kabiri hasubira kwezwa kugira ngo dutunganire Imana. Kandi reka mbabwire inshuti bavandimwe bakristo bakundwa muri Kristo Yesu, kwezwa ndikugira itangiriro n'iherezo. Tuzakomeza tugende twezwa buri munsi. Nicyo gituma hari igikarabiro cy'imiringa kugira ngo twezwe dutunganywe.
tuzatandukana no kwezwa ari uko tugeze mu ijuru ry'Imana. Ariko ubundi tukiri hano mu isi dukwiriye kwezwa. Nari mvuze ngo abatambyi bari bakwiriye kwezwa bakuhagirwa. Ibyo tubisanga mu Kuva ibice 30 umurongo wa 17 kugeza ku 21. Tubibona kandi no muri Yohana ibice 13 umurongo wa 3 kugeza ku wa 10. Ni harya Yesu ahaye yeza abigishwa biwe. Kandi muribuka kuko Yesu yogeje abigishwa biwe ataraje ku musaraba, sibyo? Yabogeje ataraje ku musaraba. Turibuka kuko yakenyeye wa mwitero wiwe arababwira ngo aboze ibirenge. Agiye kugera kuri Petero aramubwira ati oya mwana, ntabwo njyewe nabyemera. Nimba n'abandi bigishwa bose bemeye ngo uboze, ariko njyewe ntabwo nabikwemerera. Kuko Petero yatekerezaga nk'umuntu, atekereza kuko Yesu ni umwami, kandi uwo mwami ntabwo ari ugomba koza ibirenge by'abantu. Mu muco w'Abayahudi bari bamenyereye kuko ibirenge byozwa n'imbanda, ariko noneho Yesu aje nk'iki, ni umwami. Umwami rero yagombaga koza ibirenge by'abantu. Ngo agere kuri Petero aramubwira ati reka sigaho, ntabwo nakwemerera kuko unyoza ibirenge. Yesu aramubwira ngo nimba ndakogeje ntaho tuzaba duhuriye nawe. Umva ikiduhuza n'Imana nuko tuba abera. Iyo twejejwe duhuzwa n'Imana. Bari bakwiriye gusigwa amavuta kugira ngo bahagarare imbere y'Imana, imibiri yabo imeze neza irembekereye. Ibyo tubisoma mu Kuva nanone ibice 30 umurongo wa 22 kugeza ku 33. Tubisanga n'ahandi henshi, ndetse muri Zaburi hatubwira ngo dore erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro yasutswe mu mutwe wa Aroni aratemba agera no mu bwanwa bwiwe. Twabisoma mu rwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 20 ndetse no wa 27. Iyo mirongo iratubwira ngo mwasizwe n'uwera, ngo nicyo gituma mutagomba kugira undi muntu ubigisha, kuko ngo ayo mavuta mwasizwe arabigisha abagira neza. Ikindi, iyo tugeze iruhande rw'igikarabiro turezwa kugira ngo duhinduke kubiki, duhinduke kuba ubwoko bw'abami n'abatambyi. Duhinduke kubiki, duhinduke ku ishyanga ryera rikwiriye kwamamaza imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze kumenya kuko yavuye ku Mana kandi ngo agiye gusubira kwa Se, ngo kandi amenye kuko Se yamweguriye byose, nicyo cyatumye yicara hasi arakenyera, amaze atangira kweza abigishwa biwe, kuboza. Yaranababwiye ngo uwamaze kwezwa ngo ntakenera ikindi, uwamaze kuhagirwa ngo ntakenera ikindi keretse kwezwa ibirenge. Ni ukuvuga kuko abigishwa ba Yesu bari bogejwe n'iki, cyangwa se ninde utweza? Ese kwezwa n'iki? Kwezwa n'itegeko ry'Imana, kuko Imana yaravuze ngo mubabera kuko nanjye ndi uwera. Kubera iyo mpamvu rero, kugira ngo twegere Imana ari Imana yera, natwe turi abantu tugomba kwiyezaho imyanda yose y'uburyo bwose, amaze tukabona uburyo twegera Imana. Abalewi turabisoma mu bice 44 27 nako, ugakomeza ukareba ukuntu Imana yategetse yuko bagomba kwezwa. Dushobora kwibaza ngo ese ninde utweza? Ni Imana yonyine ubwayo, n'Imana yonyine ubwayo. Kuko Bibiliya iratubwira ngo kandi muje mwitondera amategeko yanjye muyumvire, nduwiteka ubeza. Paulo yabwiye itorero ry'Abatesalonika ati Imana y'amahoro ibeze mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu, murarindwe mutazabaho umugayo ubwo Yesu azagaruka. Reka dusome iryo jambo mu Batesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 23. Abatesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 23. Turebe ukuntu Pawulo abivuga. Aravuga ngo Imana ubwayo iyo soko y'amahoro. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo iyo soko. Imana ni iki? Imana ni isoko y'amahoro, ngo ibagira bayo rwose, irinde wese uko ari kose umwuka n'ubuzima n'umubiri, maze umwami wacu Yesu Kristo naza azasange mutariho umugayo. Imana iravuga ngo Imana ibeze rwose mwebwe ubwanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu. Sinzi ko munumva neza, mwumve ko bya bice 3 nanone byongeye kugaruka.
mu kwezwa kwacu tugomba kwezwa ibyo bice ko ari bitatu. Igice cya mbere ni iki? Ni umubiri, ni ubugingo, ni umwuka. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwezwe imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu, kandi ngo murindwe kugira ngo mutazabaho umugayo ubwo Yesu azaza. Ubwo Yesu azaza azasange twiteguye, azasange turi iki? Turabera. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Efeso, riratubwira ngo kugira ngo azaryishyire ari iryera ridafite umunkanyari, ari iryera ritunganye. Hari ijambo ryo mu Kigiriki rivuga ko Imana ishaka ko tubabera mu buryo, hano murabona ni urupapuro rw'umweru, shizeho akantu k'akadomore hano. Data, twongeye kugushima kuko uri Imana nyamana. Imana yadukoreye byinshi mu buzima bwacu, kandi n'ubu ukibikora, kandi uzakomeza ubikore mu gihe ukidutijije ubuzima bwo kuba mu isi. Dusengeye bene data nabo, ndetse cyane reka dusabire bariya bari mu bibazo, bari no mu bigeragezo. Uwiteka Mana ubafashe gusohoka muri biriya bibagerageza, ariko ubahe kujya imbere mu buryo bwawe no mu bushobozi bwawe no mu mbaraga zawe. Abarwaye nabo baryamye ku misego, Uwiteka Mana niwe ubazi, kandi ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ushobora kubabwira uyu munsi ngo nibahaguruke bitahire. Ntujye ukangwa n'iminsi, ntunakangwa n'imyaka ko yabaye imeze. Wasanze abari barwaye imyaka 38, ubageze iruhande uvuga ijambo gusa barahaguruka bikorera uburiri barataha. N'uyu munsi uracyari wa wundi, kuko ntuhinduka, ko wari urejo n'uyu munsi bikuri. Dusabiye ingo zose z'abana b'Imana, dusabiye ndetse n'abatuye muri isi. Mwami, abanyabyaha ubibuke, ubahamagaze ijambo ryawe kubw'ubuntu bwawe, ugarure benshi bakugarukire, kandi ukoresha abagaragu bawe, ukoresha abavuga butumwa, ukoresha abapasiteri aho bari hose, kugira ngo bongere bagarure intama zawe. Urakoze Mwami, icyubahiro n'ishimwe byawe iteka ryose. Yego, ni ukujya mukora subscribe, twajya tubagezaho ibiganiro bya Pasiteri Mudagiri, kandi mukajya mushyira muri comment mukatubaza ibibazo mwifuza ko tubabariza, kuko tuba twabaje ibyo twiyumvamo, namwe mujye mubaza ibyo mushaka ko tumubabariza, cyangwa mujye mutwandikira no kuri mail. Mu gihe tutarategura ikiganiro kiri live, tugikora icya video bisanzwe, mujye mutwandikira muri comment kugira ngo mumwitegure azaza live, mujye muganira nawe. Murakoze, Yesu abaho umugisha. Amen. Arabohora TV.